kuwa gatandatu ukwezi kwa mbere itariki ya 10/2026. Uyu ni umunsi w'icumi w'umwaka. Muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Isezerano ry'umunsi. Vuba cyane kandi bidatinze ndaza kugukorera ibintu bidasanzwe, nibwo uzamenya ko imirimo yanjye ikomeye kandi itangaje. Igitabo cy'Ibyahishuwe ibice 15 ku murongo wa 3. Baririmba indirimbo ya Mose imbata y'Imana n'indirimbo y'umwana w'intama bati: Mwami Imana ishobora byose, imirimo yawe irakomeye kandi iratangaje. Mugabe w'amahanga, inzira zawe nizo gukiranuka n'ukuri. Amen. Ugiye kwirebera n'amaso yawe vuba cyane kandi bidatinze uko Imana igiye kugukorera ibintu bidasanzwe. Nawe uzahera ko umenya imirimo y'Imana ikomeye kandi imirimo yayo itangaje. Imirimo y'Imana irakomeye, imirimo y'Imana iratangaje, ariko uzayibonera muri ibibazo uri mucamo, muri ibi bihe bikomeye uri munyuramo. Rero komera, wicika intege, ahubwo winjiye mu mubare w'abaririmba indirimbo ya Mose n'indirimbo y'umwana w'intama. Uwiteka Mana, ndagushima ko vuba bidatinze ugiye kumukorera ibintu bidasanzwe, nawe agiye kumenya imirimo yawe ikomeye kandi itangaje, mu izina rya Yesu. Amen.